Dutangiye agafilime kacu kandi tunagakomeza, hano hari umwarimu ndetse n'umunyeshuri, dore uko urukundo rwazamutse hagati y'umwarimu ndetse n'umunyeshuri, agafilime kacu dore uko tugatangiye, hano umwarimu yari arimo kwigisha umunyeshuri we gucuranga, arangije akajya amwicara inyuma, yarangiza akamuvugira mu matwi ati dore uko ubigenza ubundi ugiye gucuranga, urabanza ugatandukanya amaguru, yarangiza uko abimubwira ni nako arimo no kubikora, amaze kumutandukanya amaguru yazanye amaboko ye, arangije ayacisha inyuma y'umusore, arangije afata gitari ayitereka hagati y'amaguru y'umusore, dore uko umwarimu yicaye inyuma y'umusore yamwiyegereje cyane, hahandi n'umusore ntabwo arimo arabasha guhumeka kubera ukuntu mwarimu we rwose arimo arabikoramo. Ako kanya rero yazamuye akaboko ke agahereza ya nkoni iyo bakoresha barimo gucuranga, arangije amajije kuyimuhereza arambwira ati rero ino nkoni niyo dukoresha turi gucuranga, turayifata ukajya uyicisha kuri iyo mirya y'intanga cyangwa se kuri iyo mirya ya gitari. Arangije umusore yarahindukiye areba mwarimu we, arangije ahita atangira kumusoma kubera ko mwarimu we yasaga nkaho arimo kugenda amureshyareshya, amukurura, amumwitsirimaho ku mubiri, arangije akimara kumusoma mwarimu yahise ahaguruka yirukanka, aramubwira ati none se ibi bintu ukoze ni ibiki? Ibi ngibi byaba biri muri pariti y'amasomo? Ati ariko nawe ni wowe urimo kuza umfata kandi nkumva nanjye hari ukuntu rwose urimo kuzamura ibyiyumviro byanjye. Ati erega ndi mukuru. Undi aramubwira ati uri mukuru se wo kuvanga amasomo n'ubu buzima busanzwe? Ati njyewe ntago ari byo ngibyo nari ngambira cyangwa se ntago ari byo nari ndimo. Karabaye. Ahangaha rero bagikomeza gusa nkaho bari gutongana, umugabo w'uyu mwarimu yaraje, akimara kuza aramubwira ati sheri bigenze gute ko numva hano hantu harimo induru? Umugabo nawe nk'umuntu uzi ubwenge kandi mukuru yarabirebye ahita abona ko umugore we ari gutabuka kandi bisa nkaho hari ikintu arimo kumuhisha. Hano umunyeshuri we yatuje yacecetse ndetse nta nubwo ashaka kugira ikintu avuga. Hano umugabo yaraje aramubwira ati sheri ko mbona ukuntu uri kugaragara ari ibintu bidasanzwe, bisa nkaho ufite ubwoba kandi ndi kubona ko bisa nkaho hari ikintu kidasanzwe cyari kirimo kuba hagati yawe n'uyu munyeshuri. Umunyeshuri yagize ubwoba, arangije agiye kubona umugabo wa mwarimu afashe ya nkoni iyo bakoresha bari gucuranga, arangije umwarimu yahise areba umunyeshuri nawe ahita avuga ati mwarimu murabeho reka mbe ngiye, ubwo nibiba ngombwa ko ngaruka uzambwira. Umunyeshuri yahise yitahira afite n'ubwoba bwinshi, barakwereka bakiri ahangaha umunyeshuri akimara kugenda, hano umugabo wa mwarimu yahise amufata gutyo, amaze kumufata amufatira ya nkoni iyo yari arimo gucurangisha mu izosi, aramubwira ati ndabizi neza yuko hari ikintu kitari cyiza wari urimo gukora cyangwa se wari urimo kugerageza gukora. Ese wambwira ari igiki? Cyangwa wongeye kugerageza gushaka kuryamana n'abanyeshuri wigisha? Njyewe ibi bintu sinzabyihanganira rwose, nk'umugabo wawe sinzabyihanganira, ibyo ngibyo bimenye. Umugore yahise amwishikuza, arangije aramubwira ati ariko ubwo ngubwo uba uri mu biki? Urimo urashaka kugerageza kunyica unyicishije ibikoresho byo nkoresha ndi kwigisha abanyeshuri? Ati hoya mugore wanjye ndakuzi neza, ahubwo igikwiriye nuko nagukubita kubera ko ingeso yo imajije kukubana iyindi usigaye ushaka kuryamana na buri munyeshuri wese wigisha. Ase koko ubona ibyo ngibyo ari ubunyamwuga? Ahangaha rero umugore bamukubise ya nkoni, bayimukubise ku itama iragenda irishushanya. Umugabo arangije aravuga ati ntago iyi nkoni koko nayivuna kubera yuko yo irarengana, ahubwo ikibazo ni wowe. Arangije umugabo yarayifashe ya nkoni ayirambika hasi, urabona ko umugabo we rwose n'umugabo ugerageza kumwihanganira, ariko nanone ntago aba ashaka kubizanamo akajagari, nta nubwo aba ashaka kubabaza umugore we. Gusa umugore we ikibazo ni uko afite ngo ingeso yamunaniye yo kuryamana n'abanyeshuri be. Ahangaha rero reka dutangire agafilime kacu tunagakomeza. Wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe
YouTube kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu nziza zo tuzakomeza gukora. Ndetse wowe urimo kureba ino video aka kanya, banza uduhe comment utubwire nimba hari icyo twahindura, icyo twakongeramo, ndetse mu mafilime yacu cyangwa se udufilime twacu dutoya tw'urukundo dukomeze kubana buri munsi. Agafilime kacu rero kakomereje hano, barakwereka mwarimu bakimara kumukubita yaje hano, akimara kuza hano iwabo w'umwana w'umuhungu, arangije amazi ati se byagenze gute kuje kundeba hano mu rugo? Agihindukira gutya yahise abona mu itama cyangwa se hano ku itama ry'umwarimu we ahantu hishushanyije inkoni. Arangije amazi ati cya kigabo cyagukubise. Nk'abandi bana bose b'abatini yumvaga we yiboneye umukunzi rwose, umuntu ugiye kujya ubimumenyera byose akamwitaho. Arangije arambwira ati njyewe rero ikintu ngiye gukora ubu ngubu ngiye kujya kurwana na kiriya kigabo, nyihe isomo n'undi munsi ntikizongere kugukoraho. Arangije yahise ambwira ati hoya ntago ibyo ngibyo ari byo nkeneye muri aka kanya. Ese uyu mwarimu icyo akeneye muri aka kanya ni iki? Mama we hano barakwereka yahise yinjira, akimara kwinjira ahita akingaho. Akimara no gukingaho rero yahise atangira kubwira umunyeshuri ati hoya ntago rwose icyo nkeneye ari uko ujye kurwana n'uriya mugabo wanjye, kubera yuko ntago ibyo ngibyo rwose ari byo birimo kujya mbere cyangwa se bikenewe gushyirwa imbere muri aka kanya. Icyo nkeneye ubu ngubu ni uko njye nawe tugirana ibihe bidasanzwe. Umunyeshuri noneho yahise anikangamo. Ako kanya agiye kubona abona mwarimu we atangiye gukuramo imwe mu myambaro yaje yambaye, yahereye ku ikote arikuramo arinaga aho ngaho ku ruhande. Umunyeshuri arahangaha byose arimo arabireba uko biri kugenda. Nk'aho bidahagije umwarimu yatangiye gusunika wa munyeshuri, arangije arimo kumwegereza hano hafi ku gikuta ndetse no ku meza yari iri aho ngaho iteretseho amafoto. Arangije atangira gufata wa munyeshuri amukoraho, ndetse umunyeshuri nawe yatangiye gutwarwa. Amajije gutangira gutwarwa atangira kwegera mwarimu gake gake kugira ngo nawe amusome. Barakwereka ibintu byabo byagiye kure cyane, batangira kumuhindukiza ngo amushyire ku gikuta. Ese ni ibiki bigiye kubera hano? Barakwereka rero nta kindi cyabaye, batangiye kugera kure cyane. Ahangaha ibiri kuhabera ntabwo rwose ari ibibereye umunyeshuri ndetse n'umwarimu. Ahangaha rero bakiri mu byabo barakwereka hari umuntu uri hano ku rugi, bumvishe umuntu ukomanze nabo bahise bikanga. Arangije ahita amubwira ati uwo muntu ninde? Undi aramubwira ati ntabwo mbizi ariko ubanza ari mama wanjye utashye. Arangije ako kanya urugi rwarikinguye, ntabwo tuzi bigiye kubera hano, ahubwo reka twese dutege amaso ndetse n'amatwi twirebere ibigiye kubera hano. Icyo nzi cyo haraba ikidasanzwe. Barakwereka mama w'umusore akigeramo hano yahise areba hasi aramaze ati mwana wanjye bimeze biti ko mbona ibintu biri hano wagira ngo sinzi ibyo ari byo? Reba akavuyo kose kari hano, kubera iki wamenaguye ibintu? Umwana aramubwira ati oya mama, nari ndimo ndagerageza ahubwo kubitunganya kubera ko hari ukuntu ntazi ikintu cyabaye, mbanza ari twa tunyamaswa twacu tubamo hano tw'amapusi n'ibiki twagiye turimo kugenda tubimena hano hasi. Akinjira yahise avuga ati none se uno muntu ninde? Umugore arahindukira. Akimara guhindukira mwarimu hano mama w'umusore yaramurebye, arangije aravuga ati wow, inshuti yanjye yo ku ishuri, uyu nguyu twariganye. Ati none se niwe mwarimu wawe ukwigisha iby'imiziki? Umwana arangije aramubwira ati yego. Ati none se kuki utari wambwiye yuko ari buze hano? Basanze baziranye, dore ngo mwarimu ndetse na mama w'umusore barasanga baziranye, bariganye ndetse no mu bihe byabo byo kwiga basanze bari za nshuti z'akadasohoka. Arangije aramuhobera ati wa, ati rwose nishimiye kukubona nyuma y'igihe kingana gutya. Ati ariko se none wabaye iki ko mbona ufite ibikomere mu maso bidasanzwe? Undi aramubwira ati
ibyo ngibyo wibyitaho rwose byirengagize umere nk'aho utanabibonye. Undi aramubwira ati oya, ati none se byakugendekeye gute? Ati rwose ibyo ngibyo bibyitaho ndumva ntashaka ko tubiganiraho kano kanya, ati ahubwo reka nitahire ubwo uje ndumva n'igihe cyo kwiga cyangwa se igihe twari dufite cyo kwiga njye n'umwana wawe cyari cyarangiye. Undi aramubwira ati oya, nta hantu erega uri bujye, uraguma hano mpaka kugeza igihe umbwiriye rwose ibyakubayeho. Urabizi ko na kera hose tutajyaga duhishanya nubwo ibihe biba byaraciyemo abantu bakibagirana. Reba nyine nawe uramutse uhuye n'inshuti yawe mwiganye, ese urumva mwarekurana muratangira mukaganira bya bintu byatambutse, bya bintu bya kera na kera. Akanya rero umugore yahise abwira umwana we ati genda ujye mu cyumba cyawe, njyewe n'inshuti yanjye dukeneye kugira ibihe byo kuganira ndetse tukibukiranya bimwe mu bihe byacu byiza twagiranye. Umwana yagiye atabyumva gusa kubera ko yarabwiye mama we ati erega nanjye ndi mukuru mfite imyaka 19, rero ndatekereza nta n'impamvu yo kumpisha. Mama we yaramubwiye ati va hano ugende, nta kintu na kimwe ugomba kumva ku biganiro byacu by'abagore. Hano rero umugore yahise agaruka, umwana amajije kugenda aramubwira ati none se mbabarira umbwire, wa mugabo mwabanye aracyagukubita? Mu bigaragara uno mugore nawe yari azi umugabo w'uyu mwarimu yuko ajya amukubita. Ati ariko ubundi ko ibintu byanyu bidasobanutse abaguhora iki koko? Ati kandi nawe ikintangaza nubwo agukubita urakomeza ukabana nawe pe, ukamera nk'aho ibyo agukorera utabibona. Ati ese ubundi wazamuretse warangiza ukishakira cyangwa se ukifondera ubundi buzima? Umugore hano yatangiye no kurira, ahangaha rwose yatangiye kurira aramubwira ati wowe ntabwo ubizi cyangwa se nta nubwo uba ubyumva. Ndambwira ati ariko ni igiki ntumva? Uratekereza yuko umuntu kubana nawe agukubita gutyo aguhoza ku nkeke? Ati njye ndumva n'ubundi wakigumira hano twese tukibanira, n'ubundi hano mba mpabana n'umwana wanjye twenyine. Ako kanya kumbi wa mwana w'umusore ntago yari yagiye kure cyane, ibintu byose baganiraga yarabyumvaga. Arangije akivuga ngo agume hano, umwana w'umusore yahise aza yihuta, arangije aravuga ati mama ahubwo naze mujyane no mu cyumba cyanjye, icyumba cyanjye ndakimuha rwose ajye akibamo ariko agumane hano natwe. Uri kumva umwana w'umusore yari arimo amera nkaho arimo arakurura yishyira. Hano mama byaramushimishije cyane kubona rwose inshuti ye yo mu butoya cyangwa se yo biganye ndetse n'umwana we akaba amwishimiye, ndetse akaba ari nawe umuntu wigisha umwana we ibyo gucuranga. Yumvaga rwose ari ibintu bisanzwe, ari ubucuti busanzwe, nta kindi kintu kirenze kiri aho ngaho. Aha ngaha rero barakwereka umwana w'umusore yazanye wa mwarimu mu cyumba cye, amaze kumuzana hano mu cyumba cye aramubwira ati rero ugomba kuguma ahangaha, urumva ko na mama nawe abyishimiye kugira ngo n'ibyacu bijye ku murongo neza. Umugore gusa hano afite ubwoba bwinshi cyane. Umwana w'umusore yaraje aratangira arongera amufata ku rutugu kugira ngo bakomeze ibyabo, bataragera kure cyane ariko hano hari uwaje gukomanga none, ndatekereza ari mama w'umusore. Hano kandi umugore yari yatangiye no kwiyambura, we yakuyemo n'ikanzu ye, arangije avuga ati mama ase kubera iki uri kunkomangira? Ati waba ushaka iki? Undi aramubwira ati kingura, ndashaka kuza aho ngaho mu cyumba cyawe. Arangije umusore yagiye gukingura, umugore nawe yihisha hano wa mwarimu. Arangije akinguye abona ni mama we, aramubwira ati nje gutunganya hano mu cyumba cyawe kugira ngo mpakorere isuku, maze umushuti wanjye cyangwa se mwarimu wawe nawe azajye akibamo ariko harimo isuku. Aramubwira ati hoya. Arangije yitambika mama we ati hoya rwose ntago uri buze gukora isuku mu cyumba cyanjye kandi nanjye mfite amaboko, reka nzajye nkikorera. Undi aramubwira ati se kabiri kangahe uko urinze ungana gutya ko ari njye wari usanzwe ugukorera mu cyumba cyawe, none ubihinduye gute? Ati mama ariko mpora nkubwira yuko majije kuba mukuru, nanjye ugomba kumpa uburenganzira bwanjye nkikorera amasuku majije gukura. Umwana yahise akingirana mama we rwose yanarakaye cyane, arimo no kwitotomba akavuga ati ariko buriya mama rwose azagera ryari cyangwa se azageza hehe
akomeza kumbangamira ntabwo ajya yumva yuko nabaye umuntu mukuru nanjye agomba kundeka ndetse nkisanzura rwose ino nzu ya mama njyewe nzanayivamo ngende njye kwibana njyenyine kuko arambangamira cyane aba ashaka kunyinjirira ndetse rwose ngo amenye buri kimwe cyose cyanjye. Umwana yararakaye cyane, ba bana nyine baba bageze mu myaka igoranye ndetse ashaka kumva yuko agomba kwigenga kuri buri kimwe cyose, utagomba kumubangamira ku byo atekereza ndetse n'ibyo ashaka gukora. Umugore nawe hano yarabirebye areba ukuntu umwana rwose bimubangamiye, areba ukuntu umwana ashaka kwigenga, araza aramwegera aramubwira ati hoya ibyo ngibyo ntibikakubangamire rwose, mama wawe impamvu akora biriya byose ni uko agukunda. Rero kuri we urukundo agukunda nta kundi kuntu yarwerekana atagukoreye buri kimwe cyose. Nk'umwana we aragukunda, ntabwo kuba yaza kugukorera amasuku ngo akwiteho ari ukugira ngo akubuze uburenganzira bwawe. Ati njye rero ibyo ngibyo ndabirambiwe rwose. Ati mba numva maze gukura ku rwego rw'uko nakikorera buri kimwe cyose. Umugore akomeza kumuganiza amubwira ati byibuza gerageza wumve mama wawe, buriya ubaye utamufite nibwo wabyumva neza ko umukeneye cyangwa se ukeneye ibi byose byagukorera. Ati hoya buriya umuntu nkeneye ubu ngubu rero ntago umuzi. Undi aramubwira ati ninde? Ati umuntu nkeneye ni wowe gusa, kubera yuko ubu ngubu ndi kugukunda birenze uko ubitekereza. Umugore yaravuze ati noneho ndumiwe, ati ni umuntu ukeneye mu buzima bwawe ni njyewe gusa. Ati rero reka nkubwire rwose wa mwana w'umusore we, nanjye pe ndagukunda ariko gerageza wumve yuko bitashoboka. Umugabo wanjye nta na rimwe yakigera aduha agahenge kugira ngo njye nawe tubane. Ati ntabwo byashoboka rwose, umugabo wanjye ntabwo yandeka, nta nubwo yatuma njye nawe tubana n'isegonda n'iri ngiri na rimwe. Ati rero bibaye byiza rwose gerageza utuze ubane na mama wawe mu mahoro, nanjye ndaje nsubire ku mugabo wanjye none ahangaha, kubera yuko ndabizi neza yuko atazigera atureka twenyine, yakora buri kimwe cyose ariko nkasubira mu rugo rwe, ntabwo yandeka niyo byagenda gute. Mu gihe rero bari bari muri ibyo ngibyo barakwereka inyuma mu idirishya harimo mama wa wa musore, byose yarabirebye cyangwa se byose yarabibonye. Barakwereka ubwo yamukingiranaga akamukingirana n'umujinya mwinshi, mama we yaciye mu idirishya arangije ajya kurunguruka, ibyo bari barimo byose yarabibonye, arangije arumirwa. Gusa nk'umuntu mukuru yahisemo kwicecekera aratuza. Amajije gutuza barakwereka bukeye bwaho hano umwana yari akinguye, sinzi aho yari agiye, arangije afite na baga irimo ibintu byinshi. Mu bigaragara uyu mwana w'umusore hari ahantu yari agiye, arangije atangira gukinga ku cyumba cye neza ndetse akingaho kugira ngo hatagira undi muntu winjiramo. Akimara gukinga rero yerekeje cyangwa se yafashe inzira, arangije aragenda. Akimara guhindukira hano yasanze mama we amutegereje, arangije aramubwira ati mwana wanjye urasohotse se noneho? Atuje cyane ati ariko mbere yuko ugenda ndabona wambaye nk'umuntu ugiye, hano hari umuntu ugushaka kugira ngo muvugane. Ati niyo mpamvu narinje kukureba kugira ngo uze umurebe muvugane. Ati ngaho ngwino mbere yuko ugenda. Ese ninde uje kureba uyu mwana w'umuhungu? Ko nzi yuko yararanye na wa mugore hano muri iki cyumba, ninde uje kumureba? Barakwereka uwari uje kumureba ni wa mugabo ndetse wa mugore w'umwarimu umwigisha gucuranga. Arangije umwana ageze hano yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, arangije avuga ati wowe uje hano gukora iki? Nizere yuko ibyo ndi kubona atari byo. Ati mama ni ukubera iki wakinguriye uno mugabo akaza mu nzu yacu? Rwose umugabo hano uri hano yabimeshe arimo kwinywera agakawa atuje cyane. Umwana arangije akimara kubaza nyina yaramusubije ati narebye ibintu mwari murimo we n'uriya mugore nsanga rwose atari ibintu byo gushyigikira, uriya mugore arimo kukwangiza. Undi aramubwira ati mama uriya mugore nta kintu anyangizaho kubera ko njyewe ndi mukuru kandi mfite kwifatira icyemezo kuri buri kimwe cyose. Umugabo nawe yaricaye hano aratuza, umwana araseka aravuga ati mama ibyo urimo ntabwo ubizi. Undi aramubwira ati nawe ibyo urimo ntabwo ubizi, ngaho vugana n'uyu mwana hanyuma umubwire ibiri kujya mbere, kubera yuko ndabona we akiri umwana rwose nta na kimwe azi. Undi aramubwira ati
umva mugabo we ugerageze uve hano ujyanye umugore wawe kuko njyewe ntabwo nshaka yuko akomeza kumbera mu rugo cyangwa se agakomeza kwangiza umwana wanjye amubuza gutekereza ku byamuteza imbere cyangwa se ngo nawe abashe gukora cyangwa se akundane n'abantu batoya bari mu kigero kimwe nawe cyane cyane yuko uriya mugore yarutaga uno mwana w'umuhungu cyane. Ibaze nimba uno mwana w'umuhungu mama we yariganye n'uriya mugore w'umwarimu umwigisha, ibaze imyaka yose yaba amurusha, aramuruta cyane ntabuze nk'imyaka igera muri 20 amuruta. Arangije umwana w'umuhungu yarabirebye abona yuko hano rwose ikintu kiri kuba ari ukugira ngo batware uriya mugore, kandi nawe koko yaramaje kumukunda, amajije kumera nk'umusazi, yaramukundaga cyane bya nyabyo. Arangije umusore yaramubwiye ati waje gutora cyangwa se waje gutwara umugore wawe? Ati ndabona rwose waje kumutwara, umaze iminsi warabuze ibyo ukubita n'ibyo wirirwa uhondagura, none waje kumutora kugira ngo usubire ujye umukubita uko wishakiye. Ati nta kibazo rwose, ndaguha uburenganzira bwose, ugende ujye mu cyumba rwose umutore cyangwa se utware umugore wawe, kubera yuko bisa nkaho rwose rega sinzi impamvu unamwirukaho, ntago we akigukunda. Ati ngaha akira urufunguzo rwose, genda ukingure ku cyumba dore ngikiriya, ugende utware umugore wawe. Arimo no guseka cyane, sinzi impamvu uno musore noneho yemeye gutanga uriya mugore cyangwa se yemeye kumurekura akaba yavuye ku bintu. Barakwereka umugabo yarebanye na nyina w'umusore, arangije arahaguruka. Amaje guhaguruka yagiye yerekeza mu cyumba cyangwa se ku cyumba aho umugore yarari. Umwana asigara aseka cyane, cya gitwenge rwose kinini wumva kirimo no kuba hari ukuntu urimo guseka umuntu umeze nk'uri kumunnyega. Umugabo yaraje hano ku cyumba arakingura, akimara gukingura icyo yahise akubita amaso ni ya kanzu y'umugore we, ndetse ahita abona hano n'idirishya rikinguye. Mu bigaragara rero umugore yari yamaje guca mu idirishya kare cyane yigendeye, ntabwo yari akirimo kubarizwa muri ino nzu. Umugabo yarunamye hano, amaje kunama aterura ikanzu y'umugore we, amaje kuyiterura yahise yerekeza mu muryango asohoka. Amaje gusohoka ageze hano yafashe ya kanzu ayitera wa musore, arangije aramubwira ati umugore wanjye wamusize hehe wagahungu we, umugore wanjye wamusize he? Atangira no kumenagura ibintu byose hano. Umugabo yarabizi neza ko umugore we amuca inyuma, ariko ntabwo yabashaga kumwirengagiza. Mu bigaragara umugabo nawe yakundaga umugore we cyane, hahandi naho igihe amukorera ikintu kibabaje cyangwa se cyamubaza umutima rwose kumureka byaramunaniraga, akongera akagaruka kumureba. Umusore yakomeje yicara hano, arangije ahita abwira mama we ati mama, njyewe rero umugore wewe nizere ko amubonye kandi amutwaye. Umumama yagizemo n'ubwoba, araza yegera umusore aramubwira ati mwana wanjye ni ibiki byabaye, ese mwabigenje gute? Ati se koko we ntabwo ubibona yuko uno mugore yamaje kuguhindura ikindi kintu? Nta nubwo ubibona yuko yamajije gutuma uhinduka ndetse ukaba urimo guhinduka nabi? Ati rero njyewe niyo mpamvu nahamagaye umugabo we kugira ngo aze atware umugore we, kubera yuko njye ntabwo nakemera gutuma ubwonko bwawe bukomeza kwangirika ndetse n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Arangije umwana w'umusore yabwiye mama we ati mama rero buriya ibyo uvuga ntabwo ubizi, kubera ko njyewe aka kanya ni uyu munota n'isegonda mbaye nkusezeyeho, mbaye ngiye. Barakwereka umwana yari yafashe umwanzuro yuko agiye gusiga mama we ndetse nawe akigendera. Ese yaba ajyanye n'uriya mugore? Reka dukomeze duhanga amaso ndetse n'amatwi, dukomeze twirebere ko agafilime kacu kagiye kugenda. Ako kanya rero umwana yahise asezera mama we, amusoma ku gahanga. Amaje kumusoma ku gahanga, mama we aramubwira ati mwana wanjye ugiye hehe? Noneho wagira ngo wasaze neza burundu. Umwana arahindukira abwira mama we ati mama hoya ntago nasaze, ndi muzima rwose, nta kibazo mfite na kimwe. Umwana yahise yerekeza hanze atera intambwe, arangije atera umugongo mama we. Mama we agiramo n'agahinda, arababara cyane yuko umwana we rwose amusize agiye kwigendera.
arangije barakwereka hano umwana akigera hanze hari hari imodoka yari afite yari iparitse hano hanze y'iwabo, yinjiye mu modoka, akimara kwinjira mu modoka barakwereka yaricaye, akimara kwicara rero aravuga ati ubu ngubu noneho byose birarangiye, njyewe n'urukundo rwanjye tugiye kwigendera twibanire iteka. Umwana akimara kwicara hano rero barakwereka hano inyuma yiwe kumbi niho umugore yari yicaye, yumvishe ijwi rimubwira ati ngaho atsa imodoka twigendere sheri wanjye, undi aramubwira ati yego rwose reka twigendere. Inyuma ye hari ijwi ririmo guturukayo ry'umugore ririmo kumubwira gutyo ati atsa imodoka twigendere. Arangije akimara kubivuga gutyo kumbi dore wa mugore niho yari yicaye yambaye ubusa, arangije aramubwira ati atsa imodoka twigendere nk'uko nari mbikubwiye, ubu ngubu ni njye nawe iteka ryose. Kumbi bagiye kwibanira, niwo mwanzuro bafashe. Reba umwana ungana gutya ugiye kubana n'umugore umuruta imyaka myinshi cyane, ariko ibi ngibi ntabwo ari ibitangaza kubera yuko hari n'andi makupure menshi twigeze kumva cyangwa se twabonye barutanwa cyane imyaka myinshi cyane. Urugero twafata ni perezida w'Ubufaransa ndetse n'umugore we. Nuko agafilime kacu kagenze turabakunda cyane.